najyaga kuri Google nka googling ibintu nkaza nkababwira ngo umuneke ngo ukora ibi n'ibi ngo apple ngukora ibi n'ibi n'ibi. I surrender, narababeshye mbasabye imbabazi ku mugaragaro, bikadutera isoni, bikadutera sheme, bikadutera agahinda, bikagutera ikimwaro mu mutima kuko utameze nk'uko abantu bashaka kumera cyangwa se kugisobanuro baremye cy'ubwiza. Nkabona rimwe nabikoze nananutse, ubundi nabyibushye, nkibaza impamvu kandi ndi gukora ibintu bimwe bidahinduka, cyane ko nanjye natakaje ibiro ariko nkaza kongera kubyiyongera. Wow, narababeshye. I surrender, narababeshye. Sabana njye mbere beshyera ariko ndebura besha. Yes. So yeah, narababeshye muri video zanjye za mbere nibara nkurikiranaga kuri ya YouTube channel yanjye ya kera. Hari utuntu twishangiye mbabeshye ariko nubwo nababeshye ntabwo nababeshye mbishaka. Nababeshye mbishaka ni ibintu nawe mvuga ibyonzi ariko naje gusanga ari ubumenyi butuzuye. Uyu munsi ngiye kuganira n'abantu bashaka gutakaza ibiro cyangwa se abantu bankurikiranaga kera tuvuga ibintu bijyanye no gutakaza ibiro. Personally, maze imyaka 8 mbyaye, so kuva nabyara nirwo rugamba rukomeye narwanye narwo rwo kugerageza gutakaza ibiro. Hano bashaka kongera ibiro, hari abantu bashaka gutakaza ibiro. Nimba ufite ibibazo byo gutakaza ibiro, this is the right video for you. So yeah, kubyibuha bitewe n'impamvu zitandukanye, turakura tukabyibuha, ukabyara ukabyibuha, ukisanga usigaye urya cyane ukabyibuha cyangwa se bikanizana nta n'ikintu na kimwe ukoze. Hari n'abantu nta kintu baba bakora ugasanga araryama cyane ariko akabyibuha. Hari video nyinshi nagiye nkora kuri YouTube channel yanjye ya kera mvuga ibintu byo gutakaza ibiro, ngo kora ibi nigize na Ju Kajanja woman. Director nyene ko ari kumbwira ngo nigize Kajanja woman. Ako nta kibazo. So nagize Kajanja woman ariko ya icyambere no kumenya amakosa yawe ukayakosora. Najyaga kuri Google nka googling ibintu nkaza nkababwira ngo umuneke ngo ukora ibi n'ibi ngo apple ngukora ibi n'ibi n'ibi. I surrender, narababeshye mbasabye imbabazi ku mugaragaro. Ngira ngo muri video introduction nabivuze ko nagiye ahantu mu iduka ngiye kugura ibikinisho by'abana bikarangira nguye mu bitabo. Igitabo tugiye kwifashisha muri episode y'ibintu bijyanye no gutakaza ibiro no kongera ibiro cyitwa Food Isn't Medicine. Nyango mara kibona ko gishajemo, kirashaje rwose, maze imyaka nkiguze, naragisomye no nyangiso yamaze kugisoma I think like 3 times, nk'inshuro 3 rwose naragisomye ndakirangiza. Food Isn't Medicine mu Kinyarwanda bisobanuye ibiryo ntabwo ari imiti. Hano ugomba kwifata nk'imiti. Ibiryo n'imiti biratandukanye. Iki gitabo cyanditswe n'umuganga witwa Dr. Joshua Wolrich. Ni umudokiteri mu gihugu cy'Ubwongereza, akorera NHS. Ngira ngo abantu wenda baba mu Bwongereza murabizi abantu bakora NHS, kugira ngo ukore NHS ugomba kuba uri approved, ugomba kuba uri competent, ugomba kuba ufite ubumenyi buhagije. So iki nicyo gitabo tuzifashisha mu gihe aho kugira ngo dukoreshe ubumenyi bwanjye ngiye utarize mu buganga, utarize nutrition, utarize iki, ni byiza ko dukoresha ibintu by'abantu b'inzobere. Niyo mpamvu nahisemo ko tugomba kujya dusoma ibitabo. Ntabwo rero umudokiteri gusa, ni n'umunutritionist, umunutritionist. Il est une nutritionniste. Ntabwo ndi mu Faransa muranyangane. So he's a doctor and a nutritionist. Umuntu w'umunutritionist ni umuntu wize ibintu bijyanye n'imirire, byo kurya, uko bikora mu mubiri wacu n'uburyo umubiri wacu ukorana n'ibyo kurya. So yeah, ni ikintu cy'ingenzi ko twifashisha abantu b'aba professionnel nk'aba ngaba. Ibintu byose nagiye mvuga, nushaka za video ibyo nakwigishije. By the way, nafite group ya WhatsApp yarimo abagore nafashakaga ngo gutakaza ibiro. Bamwe baratakaje ibiro ku rwego rukomeye, twajya tubaha n'uduhembo duto bitewe n'ibyo batakaje. Ariko can you imagine umunsi umwe nabyutse mfata umwanzuro wo gusohoka muri iyo group, ngenda exitinga kandi ari ngiye nyirayo, ari ngiye wayishinze, ari ngiye wabizanye. Nkumva nta busobanuro mfite nabahereza bw'impamvu ngiye ku exitinga. Ndabyuka mu gitondo just nkora left. Kubera iki igihe cyagize numva ibyo mvuga nubwo mbyigisha abandi ariko ntago nanjye bisobanukiwe, cyane ko nanjye natakaje ibiro ariko nkaza kongera kubyiyongera. Bayiza abagenda byibushye ubu ngubu ndabyibushye nidura no mu muhanda uzaceho. Ibyo kumenya ngo ko wabyibushye sako ko wakoze iki, that's my business.
uzande ubirenza amaso. So nagiye ngira icyo bita inflation man, byose ni bimwe y'ibiro by'umubiri, nkabona rimwe nabikoze nananutse ubundi nabyibushye, nkibaza impamvu kandi ndi gukora ibintu bimwe bidahinduka. Ibi byose tuzabireba hamwe impamvu yabyo, impamvu ukora system mu mubiri yo kunanuka cyangwa se kubyibuha ikagera igihe ikibana ikifunga. So iki gitabo ni igitabo cyiza. Yatangiye avuga ko hari itandukaniro ryo kuba umuntu ari umudokiteri no kuba umuntu ari umunutritionist cyangwa nutritionist. Anavuga ko ugiye kugura igitabo wenda ushaka gutakaza ibiro cyangwa kwiyongera ibiro, hari amahirwe menshi ko ushaka kugura igitabo cyanditswe n'umudokiteri ugasimbuka icyanditswe n'umunutritionist. Kandi ngo buryo biratandukanye. Ntago abadokiteri bafite ubumenyi buhagije ku bintu bijyanye n'imirire myiza cyangwa se na nutrition. Biratandukanye. Okay? Akomeza avuga ko abaganga n'abadokiteri biga uburyo imiti ikorana n'umubiri wacu, ariko ni gake cyane bagera kuri side yo kwiga ku buryo ibiryo bikorana n'umubiri wacu. Ntabwo bivuze ko ibiryo nta kamaro bigira cyangwa se ko ibiryo bitadufasha mu gihe turwaye cyangwa se ko nta kintu wabikoresha ukivura, ariko ntabwo ibiryo ari imiti. Ibyo kuvuga ngo ugiye kurya ngo pome ngo kubera ko ngo ikiza kanseri ngo ikabanyama ngo amahirwe ngo ya diabete, byose ni binyuma. Haba imiti ya diabete. Nimba pome yakiza diabete ntabwo bari gukora iyi miti. Abaganga n'abadokiteri bibanda ku buryo imiti ikora mu buzima bwacu kurusha uko bibanda ku buryo ibiryo bikora mu buzima bwacu. So niyo mpamvu yize ubudokiteri. This is not a joke. Ibi ntabwo ari imikino, kuko mu Bwongereza kugira ngo ube umudokiteri bigusaba byibuza gukora kaminuza imyaka 6 cyangwa 8. Ariko yakoze iyo myaka 6 ahinduka umudokiteri, hashize igihe asubira gukora masters, postgraduate degree in nutrition. Aranabivuga mu gitabo gitanya akavuga ati iyo nza kuza kuba medicine cyangwa se kwiga ubuganga n'ubudokiteri byakabaye bifasha ibintu bijyanye n'imirire yacu n'umubiri wacu, ntabwo nakabaye nararenze ngo njye gukora masters postgraduate muri nutrition. Indi mpamvu ari umuntu mwiza wo kwigiraho ni uko nawe ibyo bibazo yabigize. Yagaragaje uburyo yagize ikibazo cya eating disorder kuva ari umwana, arabyibuha agira umubyibuho ukabije. Noneho rero ugasanga afite complex aho yabereye umudokiteri. Hakaba hari igihe wenda afite umurwayi akagomba kumira imiti, ariko akaba agomba no kumugira inama akamubwira ati ugomba guhindura imirire yawe, ugakora siporo, ukarya gutya na gutya. Bimutera complex ko nawe ubwe yarabyibushye. Akavuga se niba mbyibushye nkana gutya gute nzabwira umurwayi ngo ukora gutya na gutya kugira ngo ugabanye ibiro kandi nanjye mbyibushye. Yabanye niyo complex. Hari ikintu nasomye mu gitabo cye n'umanshaka kurira. Yaravuze ngo kuko atabashaga kwikontrola ngo arekere kurya, byageze igihe ngo akajya arya ibiryo akabikanja, yarenze akabicira ntabimire kubera ubwoba bwo kuvuga ngo nimbimira ndabyibuha. Complex y'umubiri. Shame. Isoni z'abantu, ikida cyane ni kinini, umugongo wanjye umeze gutya, ibiguru byanjye bimeze gutya. Iyo shame ikagufata. Complex mu Gifaransa twita complex. Isoni yo kuvuga ngo nteye gutya. Cyane ko societe uyu munsi turimo ni societe ifite yaremye ubusobanuro bw'ubwiza. Hari ubusobanuro bw'ubwiza baremye, sinzi n'uwabuzanye, sinzi niyo byavuye ko ubwiza ugomba kuba ufite mu nda zero, ufite ikibuno kigiye inyuma, uri muremure, ufite six packs. Iyo definition y'ubwiza ubundi yavuye he? Ninde wayizanye? Ninde yavuze ko ubwonko ari bwo bwiza? Ugasanga twese twigereranya na bwa busobanuro bw'ubwiza societe yaremye, bikadutera isoni, bikadutera shame, bikadutera agahinda, bikagutera ikimwaro mu mutima kuko utameze nk'uko abantu bashaka kumera cyangwa se kugisobanuro baremye cy'ubwiza. Ibyo byose tuzabirebera hamwe muri kino gitabo, aho byavuye, mva n'imvano yabyo. Ese ubundi iyo uhagaze ku munzani ni biki ubupima? Uripima ukavuga ngo ibiro byanjye byariyongereye, ariko wibuka umunzani ntabwo upima ibiro gusa. Umunzani upima inyama ziri mu mubiri wawe, amaraso ari mu mubiri wawe, amazi ari mu mubiri wawe, imitsi iri mu mubiri, ubwonko, ibintu byose rabipima. Ariko ukagenda ukicwa n'agahinda, umunzani wanyanditse ko niyongereye ibiro.
that is a lie. Dufite ibintu byinshi cyane batubeshye, byose tuzabirebera hamwe. Ese undi kubyibuha ni bibi? Ese undi kubyibuha bivuze yuko ugiye gupfa cyangwa ko udafite ubuzima buzira umuze? Uyu munsi umuntu uri kumfasha kuri coding iyi video ni musaza wanjye, arananutse kandi nyenda dumbaraye. I'm telling you, arwara kundusha kandi ananutse. Ujyana kuri cyose sete bi arumiwe. Anyway, umuntu ashaka kuba ananutse ariko ntago bivuze yuko ari we mwiza, ntago bivuze yuko ari ufite ubuzima buzira umuze. Jewe ku biro mfite naripimishije nta ndwara n'imwe ifite igena mu mubiri wanjye. Everything is ariko dushagura mu hanuka tumwe ngo kwabyibushye ngo icyo kidangura no ngora kijyana hehe ukantera complex. But I'm fine. It's okay kubera ko n'ubundi ntago ariko abantu bose bakunda abantu bananutse, hano hanze bakunda abantu babyibushye. None se ubona abantu bananutse ari bo bonyine bakora ubukwe? Ni bo bonyine barongorwa cyangwa barongora? Kubyibuha kunanuka ntago ari bwo busobanuro bw'ubwiza. Ubwiza burebwa no kureba. Ubwiza ni wowe wireba ukavuga uti ngende mwiza ukomeze kose. Ubwiza bugomba guturuka muri wowe, ntago ari iby'abantu bahanze ngo bashyire harahanze ngo buno nubwo bwiza. Alright, ntago ari ngombwa ko twicisha inzara guys. Nicishije inzara, inzara yarakubise ngewe ngo ndigurwana no gutakaza ibiro, ndwara igifu. Hari igihe nari ngiye gupfa. I'm telling you, hari igihe nari ngiye gupfa. Hari igihe nigeze kujya nduka amaraso kubera gushaka kunanuka. Ikimwaro ukabona kenda keza ukanga kukambara ngo ikidacyane ngo kiri kugaragara, ukifotoza agafoto keza ngo kari keza ngo ariko ngo nabona agapostinga ngo indayangiye kugaragara, ukisonjesha kamera gutya ipfunwe. Kureba abandi ukuntu bateye ukumva biguteye ishyari, biguteye agahinda, kwiyanga, depression. Abantu barwaye indwara y'agahinda ikabije kubera ibibazo by'ibiro byinshi. What's going on? Eating disorder. Tuzaganira ku kintu bita eating disorder. Eating disorder mu Kinyarwanda harya banavuga ko ari ngukisa. Eating disorder kurya nabi se, mujagara wo kurya mu kavuyo, akavuyo k'imirire. Akavuyo k'imirire niko nabyita. Eating disorder ni nk'akavuyo k'imirire. Uyu munsi ukaba wiyemeje gukora diet nini, ukayikora icyumweru kimwe ikahita ikunanira. Ukiyemeza gukora siporo ukabikora iminsi 2 bikakunanira. Ukiyemeza yindi ukayivanwa yanze gukora ukajya ku yindi. Ibyo byose ni struggle abantu ducamo kugira ngo tugereze gutakaza ibiro. Nagira umugisha ko nabashije gusoma kino gitabo kuko numvishije imiruho yanjye, agahinda kanyuma n'imyaka myinshi byose biyonze. Ndikunda uko nameze kose, nabyibushye n'abananutse, I don't care. Ndikunze kandi nishimiye umubiri wanjye kuko I have better knowledge. Numva neza ibintu nkora. Uswari igihe nigeze kujya mu Rwanda nkajya gusura abashuti banjye nkasanga bazanye terima ivuga bakubona ubyibushye ngo dore ngo asigaye ngana ngo ibiryo byamurushije ubwenge. Excuse me, ibiryo byamudushije ubwenge gute? Se ubwira umuntu ngo ibiryo byamurushije ubwenge? Babigira blague, ariko hari complexe bitera umuntu, hari agahinda bitera umuntu mu mutima. Hari ikintu kibe ubu bwiye umuntu kandi akagenda agitekereza, agakomeza agitekerezaho ngo ibiryo byandushije ubwenge bwanjye, byo nagezeho, ibyo nkora, ukabufata ukabutesha agaciro kubera ibiryo. Ibyo byose ni urwango twaremye rw'ibiryo. Twagiye turema urwango ku biryo kubera gushaka kunanuka, kubera gushaka gusa cyangwa se kumera nka bwa buhanzi bw'ubwiza abantu baremye. Understand? So nimba wumva iyi video ari video ushaka kumva cyangwa se iyi topic ari topic izakugirira umumaro, nagusaba gukanda subscribe. Kino gitabo tuzagisoma twembi, nje nawe tuzagisoma twembi, tuzagikurikirana. Nzagikorera ama episode atandukanye, chapitre kuri chapitre. Tuzareba science iri nyuma y'ibintu byo kubyibuha, science iri mu biryo, uko ibiryo bikora mu mubiri wacu, impamvu abantu bamwe babyibuha byoroshye abandi bakananuka byoroshye. Tuzarebera hamwe ibintu byinshi, uko umuntu yabigenza, psychological facts or reasons behind everything, imvano y'ibintu byinshi cyane twize ku bintu bijyanye n'ibiro no kunanuka n'iki, ibyo batubeshye, ukuri kubiri inyuma. Ibintu byose tuzabireba n'amateka yabyo tuzabira muri iki gitabo. Nimba wumva ari ikintu ushaka gukurikira,
ushaka komeza gukurikirana iyi episode igihe cyose nzajya nshyiraho kino gitabo ubone ko aricyo tugiye kuvugaho kugira ngo nimba ari ikintu ushaka kumenya ube wagikurikirana. kandi niba ufite n'inshuti yawe cyangwa se umubyeyi wawe cyangwa se mukuru wawe cyangwa umusaza wawe ufite icyo kibazo ushaka kubasangiza iyi video bagakurikirana kino gitabo ko ni igitabo cy'umumaro gifite biological facts nziza, scientific facts ziri well detailed zisobanuye mu buryo bwimbitse. So nibyo nayo mbafitiye uyu munsi. Yari introduction y'igitabo cyitwa Food Isn't Medicine. Yari introduction y'igitabo bita ibiryo ntabwo ari imiti. Bye bye, nawe utaha mu gice gikurikiraho.